ubu buzima ni urugendo rw'intambwe ku yindi rutwerekeza aho tutazi twese. Ubu buzima bwuzuye amayobera menshi n'agahinda kenshi. Ubu buzima bufata uwo ukunda bukamushyira kure yawe, bugafata uwo udakunda bukamuha amahirwe warose wifuje kuva kera. Uyu munsi njye n'impanga yanjye turahanganye. Ntabwo ari amahitamo yanjye, ni amahitamo y'ubuzima. Ndyamye mu bitaro kubera impanga yanjye. Reka nkomeze mbaganirize inkuru y'uburyo twaturutse mu cyaro tukaza kwisanga mu rugo rumwe rw'umukire. Fred? Yes. Ça va? Ça va bien. Cyangwa iki? Nta gasoda nashyizemo nuko kari gashizemo. Kabye soda ntibizakumenera sha. Niko numvaga nshaka gakonje niko kari kumara inyota. Kabye soda ntabwo ari nziza. Harimo ibintu byinshi by'isukari. Ariko kujya winywera nka ushaka no karimo nk'agatangawizi n'iki. Bese ariko nshaka kujya kuri tonique cya citron. Burya ngo na tonique no ntabwo ari nziza. Ntabwo ari nziza niko ibintu byose biri chemical. It's not good. Kubyishyiramo kenshi n'iki. Byangiza impyiko. Warubizi? Nizere ko ucatinga ariko n'abantu bafite umumaro. Happy na ndimo ndavugana na Nick yarimo arambwiye uburyo ama scholarship arimo aratangwa, rero ndimo ndareba nimba nazajya kwiga hanze. Ndumva yuko bifite akamaro. Amazi ntarashyuha. Ari hafi gushyuha. Ngaho buhambura iki gisebe cyawe dore nkuzaniye umuti womora ibisebe. Akoma ibyo byatsi byawe. Oya, ibi ni ibyatsi bivura dore n'uruheza ruheza indwara. Ubuse ubona uko ngana uko nazi imiti ivura ibisebe. Ese ubirya wabishiriyeho yuko ntagihinduka. Gira ngo kandishe. Fungiza uwo muriro wawe imyotsi yako ndahungiza. Ugabanye imyotsi. Nawe watijyanye mu ivu ubu nta kuntu wakwicara udajyanye mu ivu igisebe. Reba ukuntu ukuguru kwabyimbye. Nawe nk'inde wundi wakubintu. Ryashana ntirinagaruka se. Niruka mu gitondo. Akuriya nawe mana. Niba bagiye kuzimu, niba bayagiye he. Kandi numva ngo bagiye kuzimu bakanakira bakagira amafaranga. Urambona n'ubundi akiri igize hino. Mama wareka ko kubasa uzabihambura ejo. Noneho reka nkande hano dore aha habyimbaga nyine ukuntu kuno kuguru kwangana. Watekereza kujya kwiga kujya ku mastering nibyo ariko nana kwishyura by the way. Why not nana kwishyurira kuko nta kibazo. Niwe mwana afite ngomba kukwitaho ariko
ukava hano unsigiye umukazana. Kuko niba wumva hari ikintu kinini kiri big unshaka ngewe, ndagusaba ngo unyereke umukazana. Ngiye birantungura umusore nkawe mwiza ufite amafaranga, ufite umuryango mwiza, sinda nabona kugeza uyu munsi byibura unatembera n'umukobwa. Wenda we kumuzana hano da, ariko sinda kubona kenshi tuba turi kumwe uhamagarwa n'abantu b'abagabo nkawe. Uri umugembe menye. Ntabwo bishoboka pe. None se we ntabwo ushaka kubisobanura ngo ngiye mbyumve. Imyaka ugiye kuza imyaka 30. Ese 30 uziya gutereta ushaje. Ese umwana nunamutereta ukuze ushaje, uwo mwana umuza umarira iki? Ko nakubyaye ndi umwana ngewe ntariteganyirije. Ese ungu nzagutuma ngo ugende ujya ahantu ujye kumpagararira? Ugomba gushaka uko byagenda kose. Noneho siyo maombi ni order. Ntabwo mbigusaba ahubwo reka mbigutegeke. Ukanda gusa ariko ntuhambuze. Zana utwo tuzana. Zana hano mwereke. Wiyashyushye cyane nayo gukanda hano. Rero ukuntu hano kwego. Siko habaye umuneke. Dushyiramo akunyu. Kunyu se. Ntabwo wawutekanyemo. Hariya dufite umunyu. Nta munyu dufite washize. Ntacyo. Reka zana utuzi zana. Wiyashyushye cyane yewe. Yaterureho. Ngo wakongeraho n'ubuki wagiye ushaka ikintu ufatisha. Fata icyo gipapuro kiri inyuma yawe. Wituma ashyuha cyane ntabwo nyine amazi ashyushye cyane. Ubundi akunyu sugira ngo kavura ibisebe ko akunyu. Burya gafasha kumvune cyane. Twaracyoma ariko ndabona yakureho. Tereka hano. Yego. Saragiye gushyuha. Use kwa nyifashiriza guturimo nukomeza kugira unenagira gutya amaherezo araba yaje. Umukobwa wawe niba ataratwica. Rero tuzamukizwa n'iyande. Ariko nzamusengera Imana izamuhindura arabeshya. Nta rutugu rujya rukurangura usumba ijosi. Isema, papa yari inzobe cyangwa yari igikara? Yasaga nk'uko nguko se, murasa cyane. Aka gati rero nakigishijwe na nyogokuru. Urimo ihangana ariko ni uri ububyimbe buveho. Nk'ubu iyo uba wabihambuye nkakanda n'iruhande rw'igise. Amarikiraho pe. Oya uretse Yako numva atanashyushye cyane. Aya niyo meza ntabwo uzashaka ko ngutwika. Urarere ngiye nzi no kuvura ngira akaboko kavura iki gisebe gishaka kubyuka cyakize. Wese ngire na hano naho ndabona hakize harengeranye. Fred, don't let me down, please. Nawe sometime urandenganya pe. Uri munsi wabimbwira ntago uko nifuza. Nabikubwira si uragiye ngo njye kubibwira nde wundi. Njye kubibwira za mbaho zirwara. Ariko suko nifuza yuko nawe wishima nagura umuryango pe. Ibyo nawe ndabyifuza. Ariko nawe ndareba reba from the day one kuva nyivuka. Njyewe ntabwo nzobana n'umugore pe. Wavumbwiye yuko mama yadutaye tukiri batoya. Njyewe rero kubona imyaka yose nakuze naho ngeze ubu ngubu nta wundi mugore urashaka. Njyewe uhita mbonamo ikintu cy'uko abagore nta keza kabo no kuba nashaka nta kamaro kabyo. Rero kubw'ibyo ntabwo nshaka kuzashaka ngo ejo n'ejo bundi nongere ngaruke hano rubanda banyihe ngo umuntu w'umugabo yahukanye cyangwa yataye urugo. Icyo kintu urumva ntuzongere no kukimbira. Impamvu ntashatse undi mugore nanze gukuzaniraho undi mugore. Ntabwo nashaka umugore azaze akurya inkonje. Yesu ubundi kankubaze.
nyagakuru wanjye nyina wa data yari umuvuzi gakondo ibintu by'ibyatsi byinshi kurya rigiye anabitumaga se mubwo si mwari abapfumu oya hari abantu bavura najyaga mbona byaza n'abagore bananiwe kubyara nuko disi yaje kwipfira ntarakura ngo nanjye byare uretse ariko se wakwihanganye wa mwana ubu ntabwo ushaka gukira ngo wongere ugende neza utaninagira ihangane none se kuba ubabaye ugakira no kugumana iki gisebe uretse ihangane ntahe n'ukundi kuntu nzi kuvura nkabikanda wireka ibi bikavaho nkakanda oya iyo wahambuye ndababara cyane byihorera none se mwana noneho turateka iki uri murambaza ngo turateka iki koko ese yafu y'igikoma yarashize ngo twitekere igikoma ari cyo twinywera njye nabonye Afurika yisohokana na twa dushyimbo byose ngo ngwiki namubwiye ati se ko bijyanye turararira iki ngibyo nibikureba bya bishyimbo yabitwaye pe nibyariye agatunzi nyine nuko nguko kuriya mwana niyo apfa akiri mu nda rwose ya mwana ntabwo avuga gutya ubu se we kavuga ngo nawe ngo icyamuga apfa niba nanjye napfa ngusize wazabona ishyano kandi uriya mwana nantera umujinya nzamuvuma oya mbabarira pe ubafashe ibishyimbo twari kurya turi batatu arabifasha agiye kubicira muri kiriya gifu cye araja gurubura hagura uburindaza agura iki aza arengwa turengerwaho bakibonye ariko igisoko masheri nawe uri kuzabigeraho ndetse nzi ko nabigeraho sha sinjye uzarota ndi kwaka inzara nkazigeza hano do urumva inzozi ufite ari ukusa neza hakugira ngo ugire inzozi z'amafaranga wowe uri aho ngaho ngo usa neza i Kigali rero ufite amafaranga gusa neza birikora ariko se ubundi kesha rero nawe nta bucuti bwawe ngo reba igihe waviriye i Kigali ubu uriya uri kumwe na kariya kashinzi k'akajajwakazi ngo ni Nyiramana none se wandenganya nta telefone ugira nzi wanyu ngasanga wagiye no se wumva nagukora ni amakosa yiwe nyine ni amakosa yako kuba gahora gashinze amabuno mu rugo ahubwo urangize ngo yaba yarakumeneye nka telefone aho undi umuntu umeze nkawe nta telefone ufite uziko njye umva bafite ebyiri sha mama wasanga yarandoze nese ubona ataranteje inyama se wagire kubugorya mama wowe akakuroga uriya mukecuru n'umuzi ninshinzi sha afimba barira wibeshye mama wawe yaratugaburiye turi abana ubyibuke tuva ku ishuri aya wibeshya pe igihe cyo kunyica cyari kitaragera ku buryo mama yakuroga se ibyo tubireke noneho ngufitiye amakuru meza mana yanjye noneho urasara kagira inkuru ubu ndabizi uri gutekereza ko nakuboneye umusore ese banza umbwire i Kigali haba abasore ku byo babarira abasore gusa se ni wabo w'abasore baragusomye kabone mfura ibinumbaza bya bindi urabaza amenye nko kureba umunwa w'imbaza ubusa ndakwiyamye nawe uzagira uzabyibonera shere ujye usomana umuhungu yafashe umudomo we awushyira ku wawe ntabwo birenze ako watuje i Kigali ntabwo waba biriya bintu byanyu byo mu cyaro ngo he uzana ibijaba reka Kigali ntabwo ibyo ngibyo bihaba kuva covid yaza ibintu byo gutanga intoki reka ntabwo bihaba iyo ugiye gusuzuma umuntu uramusoma iyo atari shere wawe umusoma no kwitaba yaba ari umuntu muteretana nyine birumvikane ku munwa yesu biba bimeze ute umva iminsi mike nawe uzahura nabyo ahubwo shanga ufitiye amakuru meza bene se uruzi ko nakuboneye akazi i Kigali mbabarira ubibwire basi kuri inshuro ntubumbeshye ngerega mba nkuzirikana nazaga iwanyu buri gihe cyo kintu ushaka kubwira usanga ntabwo uhari gusa njye ntabwo ibyo byambuza nyine gushakira akazi naje hano mu cyaro nyine ntabwo nzi ko nta kazi ufite maze kubona ukuntu umerewe nangira guhamagara ababosi banjye b'i Kigali ngo uhigira akazi umva ubu ngubu bayibayi bukene izi nshwambagara ibyo byose ugiye kutubijugunya ibaze ko do ngiye iyi myenda gutya ndayikorana i Kigali nta nubwo usika imyenda utagera no ku muhanda uyambaye sha ndabona warapfumuye n'impu z'amatwi yego ko ahantu habiri hubwo ntabwo napfumva Kigali zingora umuntu upfumuye gutwi kumwe njye dore nzapfumura mitengera hano aho gushiruze dushyira nako kuzura nawe Kigali umuntu wambaye agari na kahano ubu uri umusirimu
none se ako kazi wamboneye nyine mbwira tuzagenda ryari? Bashiri humura. Mfite iminsi ingahe hano ra? Ndumva nsigaje iminsi 3 hano. Tuzasubira nayo. Tugaje iminsi 3 hano tuzasubira nayo. Humura, ibintu byose bimeze sawa. Boss ni umubosi mwiza, okay nanjye ni boss wanjye sheri. Ako nawe nzaba nkorana nawe. Urumva? Ese ukora iki? Sheri ura rero nje usinomubone gutya nsigaye mfite akazi keza. Hono umva nkonihira igihe nasanze kwiga ntacyo bivuze sheri. Ushobora kuba warize akugakera. Ubu rero nsigaye ndi muganga. Ako bara ubu nagira uburozi bw'ura mukecuru ngo ni roza. Ubu nanjye mba ndi umukire. Umukire gute? Ngende muganga w'abasaza utagira ngo nirirwa ngo kubigondera buzima imvura impinja zindira mu matwi n'abacecuru banuka. Naga ibyo ngibyo bikora. Ngiye nivurira abasaza muri Kigali. Nyine amva abasaza b'i Kigali rero shero wanjye. Bakora abasirimu ku rwego umusaza rwara ntago agiye vuza kwa muganga. Fa kuba ameze gutya. Atanga igiceri cye bakaza kumuvurira mu rugo. Pira byo gutonda imirongo kwa muganga nibyo bacecuru. Iyo nkuru mpaye mbabarira ndakwingenza ubigira ibanga ngwiki ntago ndubwira wanyuse oya mana we mbabarira urumva nagutwara mama watabizi utankura amata mu kanwa oya nawe uziroza aramutse abimenye uzi ikintu yankora yakora se none haba mfitiye ishyari oya shaka mbabarira iryo kosa sinarikora ngiye nago nakujyana muri Kigali wanyu batabizi Afri Kigali ni nini Urega Kigali nuka yumve gutyo uzingiroroshye shaka base na nje mba mbikubwanga uburi ku ruhande rwa Nyiramana ubwo se katari we njyanye nyine banza wumve Roza ndamuzi n'umurozi erega nubwo ari ngo ni mama nibiki akuramutse umenye ibintu ankorera nukuri kw'Imana yararankuye ku buryo yakumva inkuru nk'iyo nziza nawe mufite akamaro se akabyumva nuguhita avuga ati Afrika agiye gukira agiye kurusha Nyiramana wanje oshya kandi uzaza ukabakiza ukajya ubatunga ukababesha ahantu heza sheri ikibazo cyawe kurya ugira mama wawe ugukunda ubukeka ko nanjye Roza nkunda oya shafri mama aragukunda pe usiko ngiye byose nkora muri amujyi wa Kigali mba ndi gushaka amafaranga yo kubeshaho mama wanjye nta n'ikindi mbanyashakira yego rero nanjye maca gusa neza ariko umubyeyi wanjye imbere cyane ariko nyira uri warahuri murakanda kanda runo ruguru rwawe ntaso ntago nakubwiye ngo ugendeshe ukore siporo ngamamba ndi kubabara urababara ariko nudahaguruka ngo ukoreshe siporo akakaguru ugire gutyo ibintu byose ugende uvana ugere hari ugaruke ntago bizakunda haguruka gira ubu urabona do reba impanga akakaguru karimo kubyimba icyo kiragera hano ku hano cyabyimbye reba hano ntago bibona hano ko habyimbye nuko amaraso yitekeye ahantu hamwe ntabwo arimo gukora haguruka ugira gutya ubyinisha amaguru ugire gutya ibintu nk'ibyo bya siporo uzamura imitsi owe ntabwo ukuntu yawe nturavugisha igiti ntabwo mujya ngo nawe urashaka ko nzahangana nawe haguruka kuneza hasoni gira gutya ugire gutya amaguru yawe uyagendeshe uve hano ugende ugaruke wongere ugende ukora ibintu bimeze nka siporo uyereka kwininagiza ntabwo warwara gutyo ngo uzakire oya nimfata aho gira gutya amaguru amaraso abanze azenguruke mu mitsi ntabwo wakwineneka gutyo ngo bizakunde nyira tugende ni impamvu ahangaha harimo kubyimba hakarengeza gutyo nuko utari mu gukoresha kano kaguru umuvomo gukomeza kwicarira gashobora kuzamo n'ama infection ugasanga urashaka ko bazagaca ngaho udukore siporo rero gira gutya kora siporo gira gutya ariko binikira basireka dushyushya amazi ntabyo gushyushya amazi ngiyewe namaje kubona ko impamvu hano harimo kubyimba dora reba ukuntu hano harengeje harebe oya umva nkubwire ma nine nituye hasi mba wikwirwaza abajeyi ntabwo wakira gira vuba ugende uva aha ugere hariya wongere ugaruke ugere hano wongere usubire ukore muvoma ugire gutya nyine ngomereze inkoni basi
ntabwo inkoni ntibiri bukunde, ntabwo uri bwongere gufata inkoni, ahubwo niwe urimo gutuma utanakira. Ariko se mwana wanjye nudakira ngo dufatanye duce inshuro tuzabaho gutegura. Ubu ntabwo ubona ko uburwayi bwawe bwadindije umuryango. Kuri baseje nzakira maze. Gira gutya cyane vuba. Nyira wikoresha akaguru kamwe kurusha amaguru abiri. Gira gutya ngo kwanza akakarwaye, gira gutya ngo 1 2 3 1 2 3 Jugakoza kuneneka. Gira gutya 1 2 3 gutyo. Sibyo? Nyira uri muraneneka. Oya. Ngaho gira gutya ngo. Gira gutya ngo. Ngaho ndebera. Ariko burabona uzamvunisha. Ubu urakomeza wicara ahangaha njye gutashya, nze ncane, njye kuvoma, nze neke. Mvuye no mu murima guca inshuro mu mirima y'abandi. Kwajya gufasha tukabona nibyo nubwo bufukirira agasima mwana wanjye. Ndi kubabara. Ngaho basi tujye no gucumbagiza. Gutya. Yo genda akaguru kagire gutyo. Maze agatsinda ni wowe ucyorora ngo ndebere ukuntu uba wakigize nk'icyana cy'inyoni. Ariko se Afrika na mwana wanjye koko ubu nk'uburagira ngo nziyahure gugo. Reba ukuntu wagize umuvandimwe wawe. Narangiza mukavuga ngo njyewe Afrika ngira umutima mubi ngo narakunaniye. Njyewe kutajya unkorera nk'ibi. Ubu koko habe no kuza nibura ngo ujye kuzana amazi yajyaga avoma. Reba ukuntu wamugize ngo ufashe dutaze. Ugize umusongarere wirirwa uzenguruka karitsiye yose wayizengurutse. Uri bugenda uhemuka ahantu hose. Afrika. Urandeba se undeba iki? Kiba kitsimbye kuri mama kigize. Umva ndakuzi ntunkunda. Mwana wanjye ko nagusutse rutuku hejuru, ko nagutoraguye, ko nari mu kaso. Ibi bintu bikorera iki koko? Ibi bintu bikorera iki? Akoma, ubu si wowe unteranya n'impanga yanjye. Uzabona uri Rwanda, nawe uri umukobwa uzabyara. Ngaho wamuzaniye utwenda, ngaho wakoze ibiki byose, abantu bose umukobwa wanjye, Nyiramana wanjye. Njye kutajya umvuga. Ariko icyo nakwifuriza nuko uzabyara umwana ukugira nk'uko ungira. Tibavuga yuko abeza abyiruka mu myaka yose, nyamara uhoza igikundiro gitumaho tata nyamibwa igikundiro nanjye muriyawe. Iki gihambo ubundi iki ngiki kijyamo amazi ra? Kuse sinde y'inyama Mako. Hakuse igihe umuntu aba yavugiye ntabwo uba wumva. Wanshakaga? Yawe. Bimeze bite? Bimeze bite? Ariko sha umbwira ngo bimeze bite? Ngewe mvukana nawe. Ndi umukozi wawe bite byawe. Twavukana boss. Ese nk'ibi ni biki buri kumwe? Uburi mu kazi cyangwa uburi mu kabari? Yego nyagasani mu kabari se ko bacuranga hangageze wumva ncuranga. Soma wumva. Wowe nari nkuzi. Byabyo byo sinjya nkora. Ngako niko nishobora. Ese nabyo bindenganyiriza. Ese wakora utamo? Ese nk'ubu uba waje kogereza ibyombo hano kuri gate nk'ubu wagize umushyitsi winjira hano. Mugize umushyitsi cyaza aciye he? Sinjye umukingurira. None akujya ngakomanga none. Reba sinzi ibishyimba hangaha sinzi amashuki sinzi
ukajya ugushyira mu bwenge. Ariko se nawe tujye tugendana abavandimwe. Reba akazi kari muri runo rugo. Uhera hejuru ukageza hasi. Ukagera no mu ndiba. Urumva? Ukajya muri toilette, ukajya mu gikoni. Ibi byose ningiwe kano kana biri kureba. N'iki ni kintu cya kabiri. Ni portail. Urabizi ko mwambwe ngo nge nicara hanga. None ni ngewe wundi bari no mu kazi katangenewe. Akaba bati ngewe nkakore kundi umwana mwiza. Se ndabibahembeshereza. Nyagwemberwa mu rutete use we. Ngewe ubwawe ntago wangatwa. Ntago urya. Ese we nturya. Nese waje hano kujya tugutekera. Waje kurinda inogete. Nese wumva byagenda gute kugira ngo urye. Hari ikintu kwe kumenya. Ubundi byose nagira mbikora. Nenge ahanga iyi niyo ndaro yanjye. Kubahana. Urumva? Kongera naza nkawogereza fata ndakuyamye. Urajya kunywa ngende hano turabishwanira. Ikindi kandi gihari hano. Hakujya uzashaka urwitwazo rwo kunywa inzoga ugasinda hano ukaba utamenye winjiye n'wasohotse. Urimo hanaguza ibyo byanwa byawe n'ibyoya n'ibiki byose. Mu bintu uri buze guhanaguza ibyombo cyangwa ntahonaguje. Ari ibyo ufite no kwambara casque ugiye kuri moto no kumarisha iki. Yeso ari ibyo muri kizi manini. Ibyo muri kubikoza bino kinone kuba ngo na akantu yanavuze najyahanaguza ibyombo ni ikibazo. Ako nawe ufata amakosa na dana n'ibidari nawe ukagira. Ndeka nkubwiye rero. From now. Where ubungu? From now. Zibas. Yego, inzibe. Ngiye kuzana umukozi Edahera agiye kuza. Ajya kwagera. Uzajya uteka akanoza n'ibyombo byose. Nzongera kubona usunutse umunwa wawe wo muvuba wawe ngo n'umunwa kuri ya cupa ngo bira bintu. Ukabinywera uri mu kazi. Ngewe na tuzabyarana abangahe abo. Aha, umukozi ugiye kuzana. Ni umukobwa n'umuhungu. Tugendane. Iyo ngiye kwangaje abakozi ngo apartment cyangwa ngenda kubaza. Ariko kugira ngo tugirane imikoranire myiza, mba nkwiye kumenya ngo aho ibintu biva naho bigana. Nshobora n'abasangahita nshobora no mazi. Icyo nkubwiye ntabwo ucaka inzoga mu kazi. Sinzongeye kubona unywa inzoga mu kazi. Ikindi bino bintu byose bifata ubijyane hano hagiye kuza umukozi ubishinzwe abari ubitunganya. Icyo ushinzwe no muryango. Ese nyime ziba. Basi maremi. Naroha koko makote si. Hambi bakure neza ariko twe bincunaguza. Gusa ubundi ari kimwe iki. Afrika. Karam. Shako watinze wasohotse. Uragiye imodoka idusige. Mwizina rya Yesu. Utambwira ko tugenda wambaye gutya cyangwa wibagiye kwambara. Ntese uko bizaye indi myenda ngira. Ngwiki? Ubu turabona twagiye muri bisi wambaye gutyo. Cyangwa se uneze kuri byanyu byansige ku ngaho nyumva. Akafri urari ibintu wambaye kwiye kwisiga gutya. Ibi ngibi bikaye by'abantu nyine bamenyereye. Aho gusha umva ko kugira ubona ngo niteye ikirungo pe. Ibaze ko mise nzaho nyine uko nabimeze. Umva ndi kumva nashyushye. Umva tugende. Ngiye nago nkuri kirambaye gutyo mfasha zino telefone. Ni yakoze. Baturanye nabo banyanga kubo basanga banerereje mu bikanyano. Ngaho shamani ndiba kunusa. Uzi ko ugeze muri Kigali bahita bagufunga. Se no kuri pe. Nyabugogo se suwumva. Nyabugogo bw'usa nawe baragufunga. Shabazi kuri Marine. Umva ambara kano gapira. Ndakeka kari bugukwira. Genda ukambare tugende wambaye gutya pe mbabarira udatuma boss ahita akwanga katakunsubirisha. Gira vuba sha gira vuba. Uziko nakatishije iki wavuze gukora wowe. Babarira uskiti cya buri minota 5 ngo imodoka igende. Nagira ngo baraba abuze banyu. Muntu kumva bagize abandi baragukize none. Gira vuba sha. Ariko noneho dawe uri mwisha. Ase wagiye kubugoryi. None se ibi bitaniye nibyo wari wambaye. Nese ngukuremo. Shaburi kugira nk'umwana. Afrimba barira. Genda uvaremo kino kintu ariko. Ubwo se urabona wakambara. Ubundi bizasirimuka wowe. Ntabwo nasiga umupira wanjye. Ngo ndebera. Ikisu kizana nyikubikire hano. Ibyo bintu uri kwambara sinzi byari byo. Byose ni ibiki.
ikindi kandi mu nzira habamo imbeho nyinshi nitugera kwa Nyirangarama duhagaze urashaka akantu ushyire muri uwo mupira dore iki se urasiza gushiramo akantu nyine ubusabana aya magufa yawe ubundi roza akabangurira utwenda tumeze kano cyangwa ngende mpite nkakata urumva tugenda kugurira Kagere icyo nyamugunda kugura akantu ushiremo nago twagenda kwa boss umeze gutya reba n'amagufa siko watuma bakwimakaza bazi ko wishwe n'inzara tugenda kugura agasengero Nyabugogo shiri tugenda amasaha yagiye pe mbabarira nakatishije itike ntago yapfa ubusima nawe none baze ko boss arimo aranyandikira ngo uyu munsi ntago nza mu kazi tugende ese uri gutebeza ibitebezora tugende rero funga umuryango cyangwa useze sinagushaka gusezera inzu yanyu nzayikumbura mbasezera ahubwo se uwasiga mpaneye akafuri wajyure ku bugini wowe umuntu ngana ahoraninya mu muryango cyangwa mu nzu bakabyukira ku munuko akumva uko Yesu agira neza se wajyure ku bugorye se wabikora cyangwa asiga kiriya kigoryi ngo ni Nyiramana nyihaye akanye ese umuntu ungana nawe yatekereza kunya mu nzu cyangwa mu muryango nese ubona bakwiye iki akagenda afunga inzu tugenda ibyo bintu nawe urakabije ahubwo ngiye gusiga mfunze no ngukuri nibaza bahera inyuma y'urugi yagiye se ubundi shamana buri amasaha yagiye ase warinze gufunga inzu nta mfunguzo ngo ndebera muravamo mumbajije afri mbabarira dore amasaha yagiye tugende uretse gato nda ugiye ese shamana naga ngo ugiye mbimenye ese uri mu biki afri umva utange kuri gare ngenda giye pe vaye ariko mbabarira tugende utange muri gare pe sheri basi mwaretse kurira reka nanjye ndababaye mba nyine hangana sibyo Nyiramana nubwo yapfuye ariko nanjye ndahari kandi abizi iriya ni impanga yanjye nayikundaga rwose dore Imana mu ijuru irabizi Imana niyambera umugabo nzagukunda sibyo basi nzakubyarira impanga enye reka nanjye ndababaye uzi ko twonse ibere rimwe ahubwo usiko batamuzana ngo tujye kumushyingura birangiye ukuri kw'Imana reba basi ko amarata ari gutemba ku matama yanjye doreba basi ndeba reba ko natari kuziko nanjye nkunda Nyiramana basi nterinda nanjye nwite shiri basi waneyinda sibyo disi ndabona kubyakira byabagoye ariko byibuze mwakaye mushima Imana ko ntabwo bajyanye bose twabashije kurokora umwe ninde mwarakure mu ninde nyina w'umwana Nyiramana ariho Nyiramana ariho nta kibazo ariko haje mu minota mikeya umwana yari amaze kubyara umwana yabyaye yitabye Imana ariko ubu ngubu mama we ameze neza amaze kuva muri koma nise umugabo yari umuhungu ni ukwihangana ubu ngubu mushobora no kureba mama we uko ameze twagiye kumureba muga nta kibazo mwagiye ko yavuye muri koma ngize gakeya wowe Nyiramana uri kunyumva Nyiramana Imana ishimwe n'ukuri kw'Imana murakoze n'ukuri kw'Imana Imana ibaho umugisha pe n'abasezeranyije sikari umeze neza n'ukuri kw'Imana nubwo umwana yagiye ariko uramera neza sibyo n'ukuri kw'Imana pe Imana ibaho umugisha ibaho umugisha itagabanyije pe Mushimire Imana Afrika rero ko nawe
Nyiramana we Gakuru, uhisemo nabi cyane kuba ugarutse kuri iyi si. Nzakubabaza, nkubabaze, nkumunge, mbabaze ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi uhisemo kugaruka muri ubu buzima, uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Iryo ni isezerano nguhaye. Hello? Yes, hello? Mwiriwe? Ndakiye kutanzi. Kandi si ngombwa yuko umwibwira. Gusa iminsi yawe. Ibikeka yose iminsi y'uwaciyemo ibyiza cyangwa ibibi. Igiye kuba mibi. Iri hafi kukubera ibibazo. Igihugu isi yose izamenya umupapa w'ikigwayi wafashe umukobwa ku ngufu. Urumva neza? Wowe wafashe umukobwa ku ngufu ukamutera inda n'ibindi byinshi biteye isoni. Njyewe nk'uwo mwene bigwi nafashe umukobwa ku ngufu? Reka. Cyangwa uzi ko ari imikino kweri. Komeza wijijishe. Urumva? Komeza wijijishe. Bidatinze amaraso y'umwana, abana babiri wabyaye ukabatererana, biraje bikugaruke mu minsi mikeya. Umva wa mugabo,